Haleluya, shalom shalom. Yesu nashimwe cyane bene data, mwaramutse neza mwese abo Yesu agira ubuntu. Mbahaye ikaze na karibu kuri YouTube channel ya Uwano TV. Nitwa Evangeliste Mama Teta, umwana w'Imana, Imana igira ubuntu bwo kuvuga ubutumwa mu mahanga yose. Ikaze cyane mwene data uwo ugeze kuri YouTube channel bwa mbere. Ndakwinginze kanda kuri iryo jambo ryanditsweho subscribe cyangwa s'abone kuri telefone yawe, ku mpande rw'ibumoso ryanditse mu ibara ry'umutuku cyangwa iry'umukara bitewe na telefone ukoresha. Ikaze cyane. Tujye kujya imbere y'Imana dusenge, ubundi nze kuvuga ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye. Mana nziza, Mana igira neza, se w'umwami wacu Yesu Kristo, uyu mwanya ndagushimye kandi ndaguhimbaje. Ndagushimye ko nta wundi wanye nawe, nta wundi umeze nkawe, uvuga nkawe, ukora nkawe. Mu byitwa Imana nta yakubanjije nta n'izaguheruka. Umwami Imana ishobora byose, ndasengera umuntu wese ugiye kumva ijambo ryawe. Reka iri jambo ntirunyure mu gutwi ngo ringukire mu kundi, ahubwo rizatubere urwego n'impamba bizatugeza iwawe mu ijuru. Muhe umugisha, umugasane muri byose, mu izina rya Yesu Kristo. Icyo mburijemo Mwami Yesu ni kidobya na kirogoya, mu izina rya Yesu. Amen. Bene data bakundwa, uyu munsi ndumva afite umwuka wo gusengera abantu abarwaye ntabwo ari njyewe ukiza, ni Imana ikiza. Gusenga n'ukwanjye njyewe Mama Teta, kwizera n'ukwawe wowe uzumva iyi video urwaye, gukora n'ukwa Yesu Kristo. Amen. Tujye gusoma ijambo ry'Imana muri Yohana ibice 5 umurongo wa 5. Imana iduhana umugisha. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye. Aramubaza ati, mbese urashaka gukira? Umurongo wa 7, umurwayi aramusubiza ati, databuja, simfite umuntu njugunya mu kidendezi, iyo amazi yihindurije nkiza undi atanga kumanukamo. Yesu aramubwira ati, byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya umuntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Ubwo hari umunsi w'isabato. Amen. Uyu munsi wa none nanjye ndakubaza ikibazo kivuga ngo mbese urashaka gukira? Kuko Yesu uko yari ari kera n'uyu munsi niko akiri, n'ejo hazaza niko azaba. Yaravuze ngo tugende tubwiriza amahanga yose ubutumwa bwiza, duhereye i Yerusalemu, mu ngo zacu, i Samariya, mu baturanyi. Haleluya, haleluya, haleluya. I Yudaya, amena. Imana ishimwe, no kugera ku mpera y'isi. Ndashima Imana yazanye ikoranabuhanga riri kwihutisha ivuga butumwa. Imana ihabwa icyubahiro kubw'Imana yabikoze, si kubw'umuntu wabikoze, ni Imana. Umugambi w'Imana nuko ishaka ko ubutumwa bujya mu mahanga yose. Nkuzanira ijambo rivuga ngo mbese urashaka gukira? Nimba ushaka gukira rero iringira Imana ko yabasha kugukiza. Yesu ashimwe cyane. Ngo Yesu yagiye ahantu kuri aya mabaraza, ngo agezeyo ngo habona umugabo, haleluya, wari uharyamye. Ngo arangije ngo amenya ko amaze igihe kinini arwaye. Yesu ashimwe. Iyo utararwara uba wumva, niyo waba urwaye ijoro rimwe, kuri wowe uba wumva ari igihe kinini. Amen. Yesu yarebye ububabare bw'uyu muntu wari umaze imyaka 38 aryamye ahangaha. Nta kindi yigeze amubaza, nta kindi, ntabwo yamubaje ngo papa wawe, ngo umugore wawe, ngo abana bawe, abo muvukana umuryango. Oya, yamubajije. Yesu yarashe ku ntego, aramubaza ngo mbese urashaka gukira? Mwene data, iki gitondo nawe urashaka gukira? Kuko Kristo uko yari ari kera n'uyu munsi niko akiri. Imana ishimwe. Umugabo atangira kumubwira amakuru, hamuga ngo rwose amuha amakuru y'aho hantu. Yesu ashimwe cyane. Noneho Yesu we icyo yashakaga yari yaje gukiza umuntu. Mwene data, ntago Yesu ashaka details zawe zose, ntago ashaka kumenya ibyo muganga yakubwiye, ntago ashaka kumenya raporo yo mu Buhindi baguhaye, ntago ashaka kumenya raporo ya hahandi baguhaye. Aho uba uri ahangaha ni Imana ibera hose icyarimwe, ni Imana yaturemye, ni Imana ibasha gusoma imitima, ni Imana yemera
kubera ko tuhura n'uburwayi kugira ngo izina ryayo rihabwe icyubahiro. Iyo ndwara nimba atari igare ryawe Imana yateguye ku buzima bwawe, ugiye gukira uyu mwanya, uyu munota, mu izina rya Yesu. Tugiye kujya imbere y'Imana. Urashaka gukira, waba urwaye umutwe, waba urwaye umuhaha, waba urwaye umwingo, waba urwaye amaso, waba urwaye sinezite, waba urwaye amenyo, waba urwaye kanseri, waba urwaye trompe, ama infection atandukanye, waba urwaye ibirenge, waba urwaye amaguru, waba urwaye icyo waba urwaye cyose, nta ndwara n'imwe Yesu adakiza. Ndavuze ngo nta ndwara n'imwe Yesu adakiza. Mu mibyimba ye duciramo indwara, ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Rero mwene data, izera Imana, ongera wirinjira Imana, ongera ugire umutima wo kuvuga ngo hari Imana yanyiza. Tera intambwe imwe yo kwizera Kristo, ibindi arabikora. Aragukiza iyo ndwara, agahinda aragakiza, stress arayikiza, stroke arayikiza, indwara zose Imana irazikiza. Ongera wirinjira Imana, ongera wizera Imana. Wasengewe na benshi ariko gira kwizera, izere ko Imana yabasha kugukiza. Iyakijije uyu mugabo wari umaze imyaka 38, nawe yabasha kugukiza, nawe yabasha kuzibura trompe, nawe yabasha kukurokora, nawe yabasha kukuzingura, nawe yabasha kukubatura. Reka tujye imbere y'Imana twizeye. Fatanya nanjye wizere. Kora aho urwaye, nimba ari mu nda, nimba ari umugongo, iyo sentire umaze igihe ugendana wambaye kugira ngo ubashe kugenda kubera uburwayi bw'umugongo, nukuri ugiye gukira mu izina rya Yesu Kristo. Ugiye gukira mu izina rya Yesu Kristo. Ugiye gukira mu izina rya Yesu Kristo. Urakira mu izina rya Yesu Kristo. Waba uri kuri kanseri stade ya 4, ugiye gukira mu izina rya Yesu Kristo. Umudokiteri akubwiye ngo kanseri ntizakira, ugiye gukira mu izina rya Yesu Kristo. Uwakubwiye ngo ntago uzabyara, Imana niyibohora, Imana niyibatura, Imana niyizingura. Tugiye gusenga Imana. Haleluya. Wari urwaye umutwe, aho wari urwaye wose, nimba bari baranakuroze, Imana igiye kukuruta ubwo burozi. Imana igiye kukurogora mu izina rya Yesu. Ni Yesu ugiye kukurogora, ni Imana igiye kugukiriza umwana, ni Imana igiye kukuzurira umwana, ni Imana igiye kukubaturira Imana. Ntago ari mama teta hoya, ni Imana igiye kubikora. Zamura ijwi ryawe wizere. Waba urwaye kanseri y'igifu, waba urwaye kanseri y'amara, iyi ndwara waba urwaye yose, wizere ko Imana igiye kugukora wigukize mu izina rya Yesu. Tusenge mu izina rya Yesu. Mana data wa twese uri mu ijuru, se umwami wacu Yesu Kristo, mu izina ryawe Yesu Kristo, Mana muhagarare mu isi, ngaho kora nk'Imana nzima. Gusenga ni ukwama amateta, kwizera ni ukuzumvira ijambo. Mwami, ijambo ryawe riherekereshwe nawe Mwuka Wera. Kora imirimo n'ibitangaza wigaragaze. Mana ndagushima kunyumva kandi usanzwe unyumva. Reka ubwoko bwawe bukubone nk'Imana. Mbere ya byose utubabarire, utweze, udutunganye. Imbaraga z'amaraso zitubohore Mwami. Amaraso yawe akora imirimo n'ibitangaza. Reka ibiganza bagiye kwirambikaho ubwawe Mwami, reka bibanze byejeshwe mu maraso Yesu Kristo. Maraso ya Yesu nahumanure zino ntoki, nahumanure bino biganza ubwo bagiye kubirambika ku mutwe Mwami wabo. Reka amaraso yawe abeza batunganye. Mwuka Wera akora imirimo n'ibitangaza. Kora kuri iyi mitwe y'abo bantu bari barwaye imitwe. Mana kiza ababana imitwe. Mana abumvaga inzogera mu matwi yawe Yesu Kristo, aya majwi ndayazibije mu izina rya Yesu Kristo. Mwamajwi mwe mwongoraga uyu muntu ngo yiyahure, ndatwika izo mbaraga z'amaraso ya Yesu, maraso ya Yesu, marasacagagura, masaranura, masakongora, amenagura, kadeturiza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amaraso akiza anemi, maraso ya Yesu, turadeturiza imigambi ya Satani. Nta kintu cyakuzanye waje kwica no kwiba no kurimbura, ariko Kristo waje kugira ngo tubone ubugingo, tubone ubuzima bwacu be muzima Mwami. Reka aba bantu bakire mu izina rya Yesu, reka aba bantu bakire mu izina rya Yesu, reka aba bantu bakire mu izina rya Yesu. Abari barwaye imigongo reka bakire, abari barwaye mu nda reka bakire, abo trompe zari zizibye reka ziziboke. Uri Imana izibura trompe, uri Imana ikiza ibibyimba byo mu nda,
uri Imana ikiza ibibyimba byo ku bwonko, uri Imana ikiza ibibyimba byo mu kwaha, uri Imana ikiza ibibyimba byo mu mabere. Yesu Kristo, reka ukiza ubwoko bwawe Mana, ikiganza cyawe gikiza nikibakoreho mwami, reka ubakoreho Yesu, reka ubakize Yesu mwiza, reka ucagagurandura ukubite hasi abari barabyimbye amaguru, abari barabyimbye intoki mwami, imbaraga z'amaraso yawe Yesu, Imana nta wundi wanye nawe mwami, ndasengera abatwita zivamo mwami, Mana nkoze kunda zawe mu mwuka, reka ubakize Uwiteka Nyiringabo, Mana bakize mu izina rya Yesu Kristo, Mana bakize mu izina rya Yesu Kristo, reka ukize abarwayi ba diabete mwami, yaba type N yaba type 2, reka insuline zongere zikore neza mu mibiri yabo mwami, abafite ikibazo cya obesity Uwiteka, Mana kiza, Mana kiza, kiza abarwayi b'umuhaha, kiza abarwayi b'umwingo, kiza abarwayi b'amagripe na angine, bakize mwami Yesu Kristo, kiza abarwayi b'amara, kiza abarwayi b'inzoka zo mu nda, Mana kiza Uwiteka Nyiringabo, kiza agahinda gasaze mwami, abafite agahinda kadashira muri bo, imbaraga z'amaraso ya Yesu mu mibyimba yawe dukira indwara mwami, kiza abarwaye indwara y'ibisazi, kiza abarwaye indwara y'umutima, indwara ya kanseri, indwara y'amara, indwara y'ibihaha, abafite ibihaha byajemo amazi mwami, kamura mu izina rya Yesu, kamura mu izina rya Yesu, kamura mu izina rya Yesu, menagura izo mbaraga mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mpagaze mu butware wamaye mwami, ndatwika, ndasenya, ndacaga, ndarimbura, ndakongora imbaraga z'amaraso yawe Yesu, abagendera mu tugare kubera imigongo mwami, abo bakoreye amaoperasiyo akaba yeshuwe mwami, imbaraga z'amaraso yawe Yesu, kiganza cyawe gikiza nikibakoreho mwami Yesu, uri Imana ikiza, uri Imana ibohora, uri Imana icagagura, uri Imana irandura, uri Imana ideturiza, uri Imana ishiriza ideturiza, abo bazingiye kunda mwami Yesu amaze kwirenza amezi n'amezi, imbaraga z'amaraso yawe Yesu, zingura bari barazinzwe Mana, bohora bari baraboshywe mwami Yesu, muro w'Imana utwika ukongora ucagagura batukubite hasi, muro w'Imana udeturiza, unetraliza, ushiririze data Yesu Kristo mwene Dawidi, Yesu Kristo mwana w'intama, imbaraga zawe Yesu Kristo, reka zikiza abarwayi b'imigongo, reka zikiza abarwayi b'ubwonko, reka zikiza abarwayi b'amaso, reka zikiza abarwayi Haleluya, bo guhinamirana mwami, mu izina rya Yesu Kristo, magaze mu butware wa Yesu, ndatura gukira, reka abarwayi ba kanseri kuri stade ya 4 bakire, babyuke bikorera uburiri bwabo batsahe, abari barwaye, abari barushe, abari baremerewe, abari bababaye Mana, uri karuhura, uri karuhura, uri karuhura, urabatura, urakiza mu izina rya Yesu Kristo. Mana ndagushimye ko ari wowe ukiza data, izina ryawe nirihabwa icyubahiro, uri Imana ibohora, uri Imana ikiza, ushimwe kukijije abantu imitwe, ushimwe kukijije abantu amaso, ushimwe kukijije abantu imihaha, ushimwe kukijije abantu imigongo, ushimwe kukiza abantu mu nda, ama infection. Mana nago twabikwibagirwa abarwaye indwara za hemorrhoide, Mana kiza hemorrhoide data, Mana kiza hemorrhoide Yesu, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mana kiza abantu kubyimba ibirenge, Mana kiza abantu indwara zo mwami zo kutasinzira, mu izina rya Yesu. Ndagushimye Yesu, ndaguhimbaje data mwiza. Mana kiza kanseri, ukize diabete, indwara z'ibyorezo zaje mu isi mwami, tanga umuti, tanga igisubizo mu izina rya Yesu. Ndagushimye Mana, ndaguhimbaje Yesu ko ari utanze gukira kandi ubuhamya buzaba bwinshi mu izina rya Yesu. Amen.
Imana y'amahoro ibahe umugisha mwinshi, Imana y'amahoro ibagire neza. Wowe Imana ikijije wandika amena, utanga ubuhamya, sharing iyi video ku buntu bose waruzi barwaye. Wizere, gusenga kwa rukwanje, kwizera nuko wizereye. Ushobora kuyoreza umuntu ntabyizere, ariko kwizera kwawe kukamukiza. Yesu ari hano kugira ngo adukize, Yesu ari hano kugira ngo aturokore, Yesu ari hano kugira ngo atubature, Yesu ari hano kugira ngo aduhe umudendezo nyawo wuzuye. Umwana wawe Imana imukize, umubyeyi wawe Imana imukize, nawe wiyizereye Imana igukize. Imana y'amahoro idukize mu mwuka, idukize mu mubiri. Niryo sengesho mbasengeye, nange nisengera mu izina rya Yesu Kristo. Amen.